Abuja wabati bujije kwirira ubugari none reba je ndagiye kubutora je tonde tarahari yabaraza uri ntebe wicare Jana kuma nimbeho kuma nimbeho we kwaraye hanze mabujija indira baraza batekereza twemerewe kwicara bareka kuzisiga amavyisha awe urazi ngene banone Mungu jeni ne mwaguruke hasi mwicare ku ntebe mwaguruke hasi mwicare ku ntebe usama buja kino giwe Mungu nyambara umugozi wawe aragayana ngo jewe ndi mudanuka mabikwe mwumva ngene musale ngene mwicare harya mukanya muraza Kirabo Jenifer together we can mama ko karuzuye ubu ni ibicyanyandikiye koko ngo abana babuze kubana bamutaye ko mama nuwo kuzansaza nukuri kuri muzi ntashobora kubona ko nifite ibibazo ngo afashe reka ngende reka njye no kwambara byo kureba je mama nukuri turaza kwishana uyu munsi ndabutse ari kunywa akantu n'inda nyoye numva umutwe birimo biranzengereza cyane ariko uyu munsi wo muhanda ndawukundamo mpaka mbonye ubundi nkoramo amafaranga yo kugura iyindi njyashya ibyo pe nibyo uyu munsi rero ubona haravamo ikintu nahise ariko uyu munsi cyane ntambera mwiza ati ndayibonye nta n'imana ntiyobyemeye ko mbura urundi rumogi uyu munsi nubwo ndanyoye uyu munsi kwaho isa ndumva ameze nabi we bayo hano amakuru yawe muri mujya hiko mbona ugumugenda witabagiza muri uyu muhanda urumugenda he ari mvuye ara ku isoko ku isoko mpamvu ari uwo muhanda nta kuwucamwo nta mafaranga utanze 5,000 kashi shira hano amafaranga nari mfite reka maze basingira mu rugo mutunze nyakuzana aya ibyo twizemo byinshi byo kuvugana amajyamo menshi Zazi ikintu ndiganda kubwiye Kenda kubona ituruka hariya nje ndumva ndagukunze ni gutabona umuntu kandi ugatwita wowe mbwira yego cingwa hoya ndabimenye oya kana ibyo 5,000 koresha umwana nari mfite nari mfite nari mubwiye mande nari mu rugo mutunze nyakuzana pero ndumva wewe ugize inganga bikunze kuvuga nta mafaranga ufite none sumwaye Pura! Saka kumwa uri kujya ndajya kurije urashikara mu gasente cyangwa urarengama hariya mu gasente nyine mwaga hariya umutwaro ariko namwe musigaye mwenda umutwaro wose ndaguhereza 5 mama buja namwe nabwo mubona do reba nk'imihanda tuba tugiye gucamo ntabwo hameze neza kandi bazo amavuta arahenze ni mwisi nubwo yaba yarahenze umutwaro ni insano twagenderaga 3 none ngo waye 5 ni muranga basi ndagwa 6 8 basi tugenda musigaye muhenda bwatugenda kirana mabuja icyo batwiteho bari neza njye ntabwo mba nshaka umuntu wirukanka ndagusaba nko kubishaka umukobwa wagiye akanzaniye iki gitelefoni kingana cy'icyatsi imenye no kukibara mbona bagira baca bakongera bagasimbiza sinzi ukuntu babikora umwe ubu yanguriraga ikingana gutya ashaka ikiyamuha gatoya agatera ko ariko namenya nubwo nkinginga umuntu akanyereka aho bakira umuntu aho bamusharira ikiyamaga iki neza neza nzajya mura nguhata bisa kabisa
ngo rero mpereza inamba yawe 078 8 54 40 ko zoroshye ariko 4 za kane ko zabaye nyinshi ra sawa rero ubwo ndaza kuguhamagara okay turi kumwe sawa sekondeba wasuherewe bimeze maze iminsi nararwaye bahoma amako igikobwa cyanjye kuko ndeba urembye aho nararwaye ahubwo umwana barantaye n'umutwe nureba ukuntu uratangiye ndakuzi icara ntabwo ari ubwo aricara kuri icara nawe uzagumayo cyangwa ndase wihwereje nararwaye banza umbwire ibintu wanyandikiye nibyo cyangwa warakinaga abana barananiye baragiye hakoma ubu koko ibyo bintu urumva ibyo bintu koko kubera iki nta kintu wita ariko ma ariko se ningewe wanga kugira uwo mbana nawe ureba imyaka yanjye ni ukubera nyine wagiye ubafata baje nk'ubu ngubu noneho bari hehe nk'ubu bari hehe abana babaye aho nari mvuye gusenga ngiye kumva numva umwe arambwiye kakambwa k'agahungu ngo mukaka nk'ubu tugiye gushaka mama n'agakobwa karongera kansubira ese wa mwana we ko nyoko asindika amafaranga tukarya n'imiceri irunze mu nzu wagumye ahangaha kubera iki utampamagaye telefone naguhaye iyiki masha ni izina ry'Imana wowe uri wo kunsaza ni ukuri nayo ikintu nagukorera nta kintu ushobora kunyitura kizima kamamagare na boda nigendera ko ngumya wantera umujinya alo boda alo ese wowe kutavuga ni wa mumama wazanye ngo ino ntwari banguka reka maguruke warangije sawa reka nda speed kare izina kare wibare cyumure wibare nakwize nta kintu wansabaga ngo nyikwime nta
ruta ndarujyana mwana mwenge mfise ibibazo nta kibazo n'ibikoresho twanye urabona n'ingiye no kuwa tureje umuci cyangwa yayashije ubundi bwe abantu kuri mati mana we mana ukajya ninjira ibibazo bikunda ngukwe mana iki kintu ndakijyana kweli iyo menya nkigumira mu cyaro mwanange ngiye gushaka ngo uzambike ye uku nguvu niyo mpamvu mbona uri kurafyura amaso nkuko reka naturebe none wewe nakubwiye naraguhanuye ndakubwira ugume hamwe nta mbabazi nogwiza isaje wewe n'ibyo wankoreye kanakubaza none umuntu yaguteye nduramuzi uramuzi abahe nagafite ahantu uri kijuju n'umutwe nagukwije hanyuma agamano ijana he nonge nuko yambaje kumufambira ngo aba ku muhanda kumana ye ibintu by'ibijuju nk'ibi none nkareba ndakurisoko nanjye baranyirukanye wafashe ubwo ntwari amafaranga nemo ndahiga ndeba ahantu uja kwiba none nshera kubona ubu rero naje hewe basi mbabaye oya bazi ndekura utazovuga akagera yiguteye hawe kana kubwira nazore nyine basitira tujyana kwande tugana kubana amayibo nyine urondere anje warugiye kurondera waziye mu rugo ugiye kurondera anje nawe waramubuze wabaye mayibo nanjye ni mayibo nyine basi tuzojya hehe aho urimo urajya ntuzoce insigaye uzi ko ndi mutoya wawe ya musiba yewe nakubise nyine wamenga ni mwije ndakubita ndubura ndongera ndubura ahubwo niyo muzi abuziya mari wamenye wasubona umugisha wase nkuri ya muzi ndagira imana murondere umuyonda yiwe hanyuma ko ndakese ne kurondera mwene wa kwani babo bari uyu ibikubise n'ikigwe uyu aneyinda wewe wowe niwe yaneyinda iyi sura niyo guteye ako umuntu bonasa n'umuntu yotera induye mbiza rero mukobwa we iyo nda nyambaye n'undi umuntu yayiguteye reka kuza kuyintako kandi byari n'ibyo wa wisha baha we kuri muhuri yacu reba hano imyene byo bikorera uva hehe wanyine reka kuza unkanga nkuko ngo we dogo hano kuri dogo ninde hano kana kubaza mushiki wanje kujya mu mutenda byaka kamana kubaza wo muji banze mbarire mujibikiwe wowe nkanga kuri mushiki wanje niwo nkanga manje niwo nkanga sewe mbarira kintu byagenze umutware mugende mubane ntwara nde umutware ntwari uyu nyene je bakubwiye ko je ntwara abakobwa je bo mu muhanda iwawe ni wanje wanje ni hano mu muhanda nyine umuhanda burya n'ubu n'uwanje ni wawe kuri umupira habreka kumana umva koresha umwanya nagukura umupira wewe ndagwikofera nk'ukuri uri murari koresha umwanya urumva rero mujye kunyaka n'ibyo ndambaye rero mugumisha koresha umwanya tuve mu maso niba byiri isura menga nibi wajya muri kizimu kura igisa wajya ngo kiba mu
ngaraje Amini nka ujya uri kijujuma nengi cyagutenda ureba yini Nago cyamanje kunguba Reka ndagukure ku neza reka kunyambura nka nkumenga ndirakwije je nakubye kwa Uri ni nkaho nyine wanyije agahungu mana agahungu karuze mubwo Wena reka urabona banza wumve kwanza Nava ngaha ubwo rudawera ndakugira inama genda urukuremwo ujugunye hariya umujugunya urumva neza sura mbaye nakuma kuza mugenda raho oye mugenda mwiharaza umuhanda mugenda mwipfata genda ukuremwo ubwo rudagenda genda ukuremwo je navyo byo muza munzanika ngaho nimwe tuzajya munazinyatsi ariko ibikweto byo ndazahugwa n'ibindi ku mugoroba ntari wase kandi nkomeze ndigendera umuhanda wanje uko nuwanje nawe ndawuyoboye ariko rero kusa karaga ko kagenda ko akaraga fone ki nako yari mayibo nengi simu sibezi mwa dikoresha ko Nago tuzoyikoresha tuzoyigurisha reka basi ngwerekeje na kwinama umwana wacu nari nakubuza ariko wakoze amakosa ugenda umwara amafaranga banarishuye igice bakareka kunyirukana baranyirukanye ubu ni impuzu zawe sinazifise nazazirimo amari Kirabo Jenifer together we can